ahubwo nabwo n'urugendo rurerure kuko kujya gukura muri famille yakwakiriye nk'umuntu utagira iyuba uhavana umugore ntabwo biba byoroshye batangira kwibaza niba koko wazavamo umugabo kuko urumva impungenge z'ababyeyi nanjye ngo umubyeyi ndabyumva ariko icyo gihe ntabwo nabyumvaga mbaze inshuro twaryaga mu cyumweru nkazibara neza ni iminsi 2 cyangwa 3 iminsi 3 kandi nabwo rimwe mukarya ku manywa n'injoro nimurye iyo muri kugenda ku muhanda ntabwo umugore wanjye ashobora kujya iburyo ibumoso bwanjye ajya iburyo kuko imodoka ziri guca ahangaha mba numva rigeze aheraho mba numva mfite inshingano zo kumurinda ahantu ushyira umwana wanjye naho n'umugore wanjye ajya ibihe byiza kuri weho udukunda kandi udukurikira mu biganiro bitandukanye kuri uyu muyoboro wacu Inzira Iboneye Official biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho tugatumira n'abatumirwa batandukanye kugira ngo batuganirize ku ngingo zitandukanye zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba umuryango kwiteza imbere ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye n'iyobokamana ryo tujya turigarukaho tukaganira kugira ngo turusheho gufashanya muri ubu buzima turusheho kungurana ubumenyi ndetse n'ibitekerezo akaba ari impamvu rero tuba dutegura ibi biganiro uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa ni Pasteur Placide akaba ari umuvugabutumwa naje kumenya ko ari n'umuhanzi tubaye ikaze murakoze cyane ubuhanzi ari kubanza mwageza mukagenda mukashyiramo imbaraga nkeya cyangwa se muzwi cyane mu ivugabutumwa bon gitangira ngikura guhera ku myaka nka 17 n'8 nararirimbaga ndirimba sekira ariko igihe kiragera nyine kubera agakiza no kumenya Yesu numva komeza kuririmba by'urukundo nambiritse nza gukurikira iby'agakiza nyuma nza gusa naho byose nyine mbaye mbishyize ku ruhande na gospel ndayireka kuko nabonaga n'ubushobozi budakunda n'ubushobozi ntabwo bwakundaga hari ukuntu umuntu akizwa bakavuga ngo yinjiye mu kigeragezo ange rero ninjiye mu kigeragezo mbona ibintu birangoye ndavuga nokereka umuziki mbe nguretse undimo ntawe uzajya n'ubundi buryo impano nyine umuntu arivukana ridayipfana nubwo nyine biba byiza ko umuntu ayidevelop ntabwo rero nigeze mbanza gufocusinga kuko ubanza kwaguka mu mwuka kwaguka mu mwuka gukura mu mwuka gusoma ijambo ry'Imana nyine mbanze nderwe kwihuta numvaga ndamutse ninjiye mu byo kuririmba naba nihuse kugabura kandi ntacyo ndabona nanjye ubwanjye ntarahaga ni icyo cyatumye rero bampagaritse umuziki ariko nza kuza kugarukamo nyuma nka 2012 nibwo nongeye gusubira mu muziki nimba indirimbo ndabyibuka 2012 yego nibwo nanditse indirimbo ndwaye nagize ikibazo cy'umugongo mara amezi 6 ndyamye nibwo nanditse indirimbo naje gusohora itwushimwe n'izindi nibwo yumva mbonye akanya ko gutuza noneho nuko yego ntabwo nubona akanya n'uburyo uzongera bizamura ushyiramo imbaraga ariko ntabwo n'ubu ndakora nubwo indirimbo nyine umuntu aba yakoze ziba zitari zihambaye umuntu aba akorera mu studio akomeye ariko mbarako buri kwezi buriya nsohora indirimbo ubu ngubu barako nsohora indirimbo ariko ntago zikoze muri bwa buryo bwandi gospel bakora ariko ndiyaranje mu bushobozi bwanjye indirimbo igasohoka aba ntayijyanye ku maradiyo nkayishyira kuri channel yanjye kabaho ariko igasohoka ntago nabireka kuko ni nka bya bindi Yeremiya bivuze ninde Ezekiel hari avuga ati iyo ngize ngo nceceke numva umuriro unyakamo ntago bikunda rero ko umuntu yabireka ingingo yacu rero tugiye kuganiraho tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora kuva mu bihe bigoye Imana ikamwubakira ubuzima ikamuhindurira amateka akaza kuvamo umuntu ufitiye sosiyete akamaro no kugira ngo tunafashe n'abantu bari mu bihe bigoye bakumva ko wenda ari iryo herezo bidashobora guhinduka duha abantu icyizere dukomeza abantu muri ubu buzima mu buzima bwo bagenda banyuramo uyu munsi uri umuvugabutumwa umupasiteri ubwiriza abantu bakakumva abantu bakagukunda ariko ntabwo ariko byari bimeze kuva kera nagira ngo utunyuriremo wenda mbere yuko wavuze uti ntarakizwa ubwo hose hari amateka hari inkuru nyinshi tubwire wenda mu bihe uvuga uti ahangaha byari bigoye abariho uhera Imana iza kumpindurira amateka muri rusange tunyuriremo muri ibyo bihe nakoze ni ibintu birebire namutse agiye kubivugaho cyane cyangwa se kubyinjiramo cyane byaba nk'ibice byinshi cyane by'ubuhamya mfite ubuhamya bwo guhera mu bwana
guhera mvutse yego kugeza yenda nyuma ya 94 hari ubuhamya bwaho nko muri za 90 kugira ngo wenda muri 2 navuga gutyo hagira ubuhamya bwo guhera muri 2 bw'ubupfubyi yego kugera muri 2011 nshaka umugore yego hagira ubuhamya bwa 2011 nshaka umugore kugera 2019 hagira ubuhamya bwa 2019 kugeza uyu munsi ubwo ni ibice bigera hafi muri 5 yego urumva mbere ya jenoside hari ukwivuka ugasanga nta sugira kavukira kwa sogokuru ugasanga ibintu ntibyoroshye mama n'abavandimwe ntibahuza kubera icyo kintu ibyo ubwabyo bikaba ari ibibazo yego hakabaho igice cyo muri jenoside cyo kubaho abantu bita imibirizi ko kuvayo kwarokoka kugera muri Kigali ko natagiye kuba muri Kigali guhera muri 94 mu kwezi kwa 9 hanyuma ubwo ndi kugenda mbicagaguramo kugira ngo abantu babyumve nibumva bashaka ko tuzagenda dufata ibice baratubwira hanyuma kugira muri 95 na gatandatu ubwo mama yarakiriho kubera ingaruka za jenoside bigeze muri 2 arapfa apfuye nyakurirwa mu miryango nayo irimo ibibazo haba ibibazo byinshi cyane kuba ku mihanda kuryama kurara ahantu hirya no hino kujya ku ishuri ukajya ku ishuri ukaza ugakora imirimo ntusubire mu masomo ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo bikagorana rimwe ukajyayo ubundi ntujyeyo umwaka ugashira ukiga umwaka umwe n'imyaka 2 ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza ubwo urugamba ubona rugutsinze ibintu nk'ibyo ngibyo nyuma ndahava njya kuba ahandi hantu bancumbikira nkundana n'umukobwa wabo ubwo hari imbere ya 2 uya ni nyuma nyuma yego muri 2 mama yarapfuye ubwo twabirenze turamushyingura ngo njya kubaho ubwo n'ubuzima bw'ubupfubyi n'intangiye yego ubwo icyo gice cya mbere cyo kugera muri 2 ni 92 ahubwo icya mbere no kuva muri 87 nibwo navutse kabivuge gutyo kugera muri 95 icyo ngicyo tuzafata umwanya wacyo tukiganiraho kwacyo nagira ngo noneho utuganirize guhera cya gihe wari umaze kubona ko usigaye wenyine cyangwa se ibintu byose rero ugomba kwimenya abari uhera aho rero aho nahera ni nyuma y'uko mama apfuye nagiye kuba muri famiye hanyuma mbayo biragorana kwiga bikajya bigorana nibyo navugaga hanyuma urumva mama yapfuye nkiga muri primaire apfuye ubwo urumva nagiye kuba kwa tandi ubwo naho mba mvuyemo nyuma nza gusubiramo nabwo bikagorana nyuma nza kujya mu rindi shuri yari yaradutse twigaga imyaka 2 twiga mu wa 4 no mu wa 5 umwaka umwe kandi ukaza ubuzi nguri buze mu rugo nta mwanya wo gukora itidi uri bubone kuko ari imirimo igutegereje ibyo nabyo biza kurangira nza guhirukanwa byo nari mvuze maze kuhirukanwa njya kuba muri famiye nakuyemo umugore wabaye muri famiye ukuramo n'umugore yego ahubwo nabwo n'urugendo rurerure kuko kujya gukura muri famiye yakwakiriye nk'umuntu utagira iyuba uhavana umugore yego ntabwo biba byoroshye batangira kwibaza niba koko wazavamo umugabo koko urumva impungenge z'ababyeyi nanjye ngo ndamugenda byumva ariko icyo gihe ntabwo nabyumvaga ntabwo nimvishaga ukuntu umuntu yumva yuko ntakundana n'umukobwa wabo cyane ko nta n'imico mibi nari niyiziho n'ibyo ndabari gufata nk'imico mibi nibyo twebwe mu myaka yacu twitaga urukundo bimwe by'abasore n'inkumi ukundanye n'umuntu hariho ibintu mukora bikaba atari byiza mu maso y'abandi n'Imana ariko nanone wowe ukumva niko abantu bakundana babaho si ubuhehesi si ingeso mbi ahubwo se ni gute abantu bakundana ahubwo ibyo batabikora ariko ubwo bageze ku rwego rwo kumuguha bamaze kukwizera nyine byageze aho nza gukizwa ndabyibuka nkizwa wenda aho ngaho mpahere ngenda gakeya ndabyibuka bari baranyirukanye babonye ko dutangiye gukundana kandi bakabona nta future uyu muntu azatumarira iki yamarira iki mwana wacu banyirukanye umunsi umwe aza kunsura muri ghetto aho nabaga hanyuma yaje kunsura ndamuherekeza mu rugo tumaze kuganira ndamuherekeza kuko nta n'ubwo natuye hafi y'iwabo kure y'iwabo mugejeje mu rugo nsanga umuntu w'umunyamasengesho
waje gusengera mukuru we. Noneho ndicara aho ngaho ku gasima turiganirira, ariko nkumva umuntu afite ibikabyo byinshi. Urumva agenda narakuriye muri katolike, naramenyereye ko tujya kwa padiri twituriza ibintu bigenda nyine ku murongo bikurikiranye. Nkumva umugabo arakubita ibirenge gutya mu nzu, ariko nkumva ni ibintu bidasanzwe. Ntabwo haje abo gupinga, ahubwo nagize ubwoba. Avugana ariko reka nigendere. Urumva ibintu by'abarokore ntabyo nari nzi, ngo wenda mbe narabipinze. Rimwe n'imwe twumva ngo abarokore bavuga indimi, tukabisubiramo tubigana, ariko twumva biba ari ibintu by'imikino. Ntabwo twabaga hari ukuntu umuntu asuzugura ikintu azi, hakaba n'igihe umuntu yigana ikintu kuko abona ari ibintu nyine biraho bisekeje. Buriya mu bantu twita abapagani cyangwa se twita abantu batazi batubaha Imana, hari igihe batanayubaha kuko nta nicyo banayizi. Ugasanga rero muramukubiranye, ushobora no kumusabira ibintu bibi ngo yagusuzuguye, ngo ntiyubashye Imana yawe, ariko ikibazo nuko nta niyazi. Nta nubwo ari kuvuga ngo nuko yabisuzuguye, ahubwo ntayazi, ntayasobanukiwe. Hanyuma wa muntu mbona baramurekeje, mukuru ati ariko mwaje namwe bakabasenyera. Okay, ntacyo. Ndinjira, turicara, maze kwicara bati mbere ko abarokore basenga babanza kwatura. Yego. Agani karabaye. Kwatura ni iki? Bati kwatura ni nka kwa kundi ujya mu ntebe ya penitence kuko bazi ko nabaye mu Katolike. Ukabwira padiri nyine byaho wakoze, nawe ni umukozi w'Imana, ari mu kigero nk'icya padiri. Biranyorohera kubyumva. Yego. Nagana ariko rero buri ikintu cy'ubusambanyi ntabwo ndi buze kukivuga. Umuntu w'umunyabwenge, yego, usobanukiwe, ureba kure nkuko n'abandi babikora. Ariko nicyo nahereyeho. Yatangaje ko Imana ikora. Nicyo kintu cyaje mbere. Ntago ari kuvuga ngo nigi wakivuze, wajya ngo cyarivuze. Kivugira muri jewe. Yego. Nawoze mbona ikiganiro mwakoranye n'umuntu muri kuvuga ku bintu byo kwatura n'iki. Ariko kuri jewe nkimara kuvuga ngo Imana imbabara ubusambanyi, ibindi byose nabyo naje kubisubiramo ndabirangiza. Maze kubirangiza numva meze nk'umuntu uvutse ubwa kabiri. Yego. Nyine hari ukuntu umuntu ababayeho atazi ngo abereye iki. Yego. Abayeho mu buzima bw'umujagararo butagira icyerekezo, utazi impamvu uriho. Utazi impamvu uriho. Rimwe na rimwe abantu bazi ko umuntu ufite icyerekezo ari umuntu ufite amafaranga. Yego. Umuntu ufite bya bindi nyine sikeneye. Ariko umuntu ashobora kubura icyerekezo, afite ama etage, afite amazu, ariko akajya yicara akibaza ikintu abereyeho kikamuyobera. Nanjye nese numva hari nk'ikintu, ni nkuko wafata ureba urona nka ikimera uruhumbu, igihu, nk'ikintu cy'igihu ukagikura nko ku mutima. Numva mbayeho, wajya ngo mbere sinarindiho. Numva nguwe neza, turasenga. Tumaze gusenga, Imana impa amasezerano. Irambwira iti rero nuramuka uvuye mu byo urimo, nzakugira umuntu ukomeye. Mu bintu bya mbere Imana yarambwiye ngo nguhaye inkoni y'ubushumba. Uwo munsi ntabwo nzi inkoni y'ubushumba ibyo ari byo. Uwo munsi ukane nkubakiye urugo. Ariko aza kuvugamo ikintu umukozi w'Imana. Aravuga ngo ugiye kuzamuka umusozi, ngo Uwiteka aravuze ngo nuramuka uwusoje azaguha diplome. Avuze iby'umusozi uko byagenda kose, nubwo ntari nzi imvugo ya kirokore, ese numva ko ari ibihe bigoye bikomeye. Ubwo rero urugendo ruba ruratangiye. Urumva muri ibyo bihe byose nabayemo, nyine nari mbaye mu bihe bimeze nk'aho ari iby'umwijima, ibihe nakwita by'ubujiji. Ubujiji kuba wujijwe, uzi yuko umuntu ari ukurya akaryama agategereza urupfu. Nimba ari no kwinezeza mu bijyanye n'ubusinzi cyangwa se no n'ibyo byose navuze natuye, uba wumva bimeze nk'aho bishimishije, ariko ku rundi ruhande ukumva ntibishimishije, kumva hari ikintu kibura. Yego. Iki kintu kibura rero nicyo nakiriye uyu munsi. Ntangira gusenga rero. Ntangiye gusenga nihuse nyuma y'imyaka 3. Ubwo icyo gihe twakirijwe rimwe na wa musheri wanyu. Ubwo icyo gihe ni wo munsi ubwa kari wakijijwe. Yego. We ntago ari kumvuga.
niko biri. Yego. Niwo munsi nakiriye agakiza. Kuko niwo munsi umva nayisanzwe nsengera muri Katolika, ariko sinvuze ko Abatolika bataba bazi Imana. Hari igihe umuntu aba mu rusengero agasenga ariko atazi ibyago. Ari ibintu bavukiyemo, ugasanga famiye n'Abakatolike, ugasanga cyangwa se n'Abayisilamu, cyangwa se bitewe n'Abadive n'abandi n'Abarokore, kubivukiramo ukabibamo nk'imuhango, nk'ibintu utegetswe kubamo. Nanjye rero muri Katolika nuko nari meze. Ariko ugakunda Imana, ariko n'uwumva ushaka Imana ariko utazi uburyo bwo kuyibona. Ukajya usenga uwinginga ariko ukumva hagati yawe n'Imana harimo intera ndende. Ariko icyo gihe numvishe noneho nasobanukiye ko Imana ibiri kumwe nanjye. Hari ibintu buriya ikintu utasobanuye n'umwuka kujya gucyumva biragoye. Noneho urumva twatangiye gusenga, turara ubutayo, nasengeye mu mazi, nta masengesho ntakoze. Hanyuma igihe kiragera, urumva aho twakundanaga ntabwo twarekanye. Tuza kubona yuko tukiri babandi bacyagiye. Kandi dusanga icyo Imana ishaka ari uko tubana. Nubwo nyine twihuje niko twe twabyitaga, ariko twari twarahujwe n'Imana. Burya hakirijwe rimwe umunsi umwe. Kuva uwo munsi twahereye ubwo dusenga. Ngaho mu ishyamba tujoininga amagurupe y'amasengesho. Ngaho mu ishyamba, ngaho hehe, ngaho mba twarayasenze. Twarayasenze, turayasenga pe duhinduka natwe. Hari igihe umuntu asenga ukajya umureba ukabona yabaye isengesho. Nageze ku kigero umuntu azajya ampamagara kuri telefone gutya, haleluya, akaba ariko mvuga. Kandi ubwo ni umuntu ntazi iby'Imana, ni abantu twabanye kera. Ubwo nanarenze ko nabanje kujya no mu bintu bya sekira, gasuka imisatsi. Urabona ko hano mfite n'amaherena nari narapfumuye amatwi. Ibyo nabyo byo nabirenze mu by'ukuri. Umuntu azajya agereye ukuntu bishyira. Hanyuma tuhita twubaka rero, dupanga ubukwe nta kintu namba, ntacyo. Nimba ntacyo byumve, twatangiye ari kwizera ko twavuganye n'Imana. Kandi ikindi cya kabiri tukaba tubona ko natwe tutagikeneye guhangana na bya bindi by'umubiri. Hari ibintu abantu bavuga ngo Mana nkonjesha, ari utuntu njye numva Abarokore babamo. Ukumva ni ibintu by'amaringusho yo kubeshya. Uravuga Imana igukonjeshe, wumva sindabona uburyo ngo Mana nkonjesha. Niba ubona yuko utaba masere cyangwa se utaba padiri, cyangwa se utaba wa muntu wiyejeje kuzakorera Imana gusa, birashoboka ko ushobora kuvuga uti genza umusore nerezwe Uwiteka gukorera Imana. Birashoboka. Kandi birashoboka uri n'umurokore. Ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo ujye kuba ngo padiri cyangwa masere cyangwa babandi bita hari abandi bitwa niba ari hari abandi bantu babamo muri Katolike nabo badashaka. Ndabazi umwe hari uwo twizi guhura w'inshuti yanjye mu Bibiliya ya Katolike nari mfite, nabo bita abafurere nabo ntibashaka. Urumva rero ntabwo ugiye kuba umufurere. Navuze rero reka tujye mu kwizera. Icyo gihe ndabyibuka dupanga ubukwe, nta n'ijana nari mfite. Abarokore rero b'iki gihe, Abarokore b'iki gihe tavuga ngo ariko ibyo ngibyo ngo ni ukutamenya ngo gushakisha, urashaka ukabura. Oya, ahubwo hari ushaka gutekereza akavuga ati ni gute wabura igiceri cy'ijana wategura ubukwe nta n'igiceri cy'ijana. Akavuga ati wenda niyo mvuga isanzwe usanga umuntu afite nk'ibihumbi 10, akavuga ati nta n'ijana mfite bitewe n'ibibazo afite. Ni ukuvuga ngo dufata itariki tuzakoreraho ubukwe, nta n'amafaranga yo kugura shikarete nari mfite. Kwari ukwizera. Urumva usibye aho agakiza kamaze kumera nkaho gacitse amazi muri iki gihe, aho abantu bashyira logique cyane, logique ihuzwa no kwizera. Ibyo bintu ntibishobora guhura, ni abanzi. Logique ushobora kwishyira mu bintu wowe ushaka gukora, wowe wapanze. Ariko ibintu mwuka yakubwiye, ntabwo mvuze ngo umuhanuzi ahanure gusa, ariko ari igihe wumva wowe n'umwuka akubwiye ngo ukora iki kintu. Kandi igihe umwuka yari yabanje kumbwira mbere ko nzajya ngo ugiye kuzamuka umusozi, sinari nzi uwo ari wo, ntawe nari nzi naho nzawuzamukira. Rero Abarokore muri iki gihe, Abarokore w'uyu munsi Imana yaborohereje umusonga. Nyuma yo kuborohereje umusonga bigira abanyabwenge cyane, ngo baratekereza bazi no kubara imibare. Ariko igitangaje nuko giye mu bintu nabonye, kugira ngo nabare nuko Imana iguha imibare.
buriya reka nkubwize ukuri kugira ngo unakore na business uri umurokore nuko Imana igukora ku mutwe no ku maso ukaba wabona icyo gukora ariko hari igihe kigera amaso yawe akaba ameze nkaho ahumye ukaba nko mu igihugu kirimo amahoro kirimo byose ariko ugashakisha ugaheba kandi ukaba mu gihugu ibintu binyanyagiye abandi bagatora wowe ntutore kubera yuko atari igihe cyawe. Kandi nunasoma Bibiliya wenda tubigarutse uzareba buri muntu wese wagiye ujya mu murimo wo gukorera Imana yagombaga kugira ubutayacamo. Na Mose ubwe akimara kuva muri Egiputa yagiye kujya kuragira intama za Yetiro. Bwa n'ubutayu. Ariko uzikuba ari umuntu ukomeye mu gihugu waragombaga no kuba umwami. Kuko bivugwa ko Mose yarafitiwe icyizere cyane cyuko yari wanasimbura Farawo kuko ari umwana witwaga umwana w'umukobwa. Icyo gihe rero hari igihe Imana ikora kugira ngo igukize ibya kera kugira ngo ikwinjizemo ibyayo. Icyo gihe rero nicyo abantu batajya bajya bumva yuko umuntu ukirimo ari ubujiji. Nuri kukivamo y'Imana imuhinduriye amateka. Narabumvishe mu nsengero bavuga ibyo bintu ngo naje kugira umenye ubwenge ngo bene data twabaye mu bujiji ngo igihe kiragira ariko ngo menye ubwenge wavuze ko igihe cyageze Imana ikagukora ku maso kuko ari igihe cyo kubona. Ugasanga umuntu ariyemeye ngo ngiye ngo hari ibintu ngo naje kugeraho ngo biriya bintu ngo by'abarokore simbyemera. Hari amakosa akorwa mu barokore ariko ibintu wabayemo utamenye mbere ukaba ubivuyemo ukaba ari bugiye kubisebya ukanasebya nibyo ngukiza ububwa abukubitira abandi utekereza ko ibigeragezo birangiranye nawe abandi bazabicamo ari uko batazi kureba kuri. Icyo kintu abarokore bajya bakigira kandi kiri mu bintu bizatuma bamwe na bamwe basubira inyuma. Hari n'urundi rugero ku bijyanye n'imiryango no kubana. Kuri ibyo ngibyo usanga wenda abantu babanye imyaka 20 bitewe n'ikosa ryabayemo wenda bigatuma badakomeza no kubana basanga baravuga ati mu gihe cyose tumaranye nta kintu na kimwe yigeze amarira. Ni nk'ibyo ngibyo ni ukwibeshya. Buriya biba byiza ko niba ugiye kuvuga n'umuntu amakosa yagukoreye uzirikana hari ibyo wananiwe kwihanganira mu makosa yakoze kuko nawe uri umunyantege nke mu buryo bwawe. Erega burya reka nkubwize ukuri iyo tubwizanye ukuri kuba umugabo cyangwa umugore bashakanye umuntu yaguca inyuma mukadesida utandukana kubera icyo kintu ni intege nke zawe wananiwe kubyihanganira byemera uvuga ngo mu mbaraga zanjye biriya bintu byarananiye kubyihanganira. Hari n'abandi babyihanganiye baba bahari ntibaba bahari se ntitubafite barahari. Rero igihe cyose nyine ni amakosa tujya tugira gushaka kumvikanisha ko ibyo jye nakoze byari ngombwa. Oya emera yuko byarakozwe birababaje ariko nawe hari intege nke wagize. Kwa tukiri ku bijyanye no kwizera gukomeye wagize ugategura ubukwe nta n'ijana ufite. Twarasengaga Imana ikavuga uti ndi kumwe nawe. Buri jambo ndi kumwe namwe Imana ibiri kumwe nawe ivuga iti ntuzasara ndi kumwe nawe wenda ntuzapfa ndi kumwe nawe ariko ntibivuze ko utazahuriramo bigerageza. Icyo gihe ndabyibuka twakoze ubukwe tariki 5 z'ukwa gatatu ubu turenda kuza imyaka 15 tubanye tuzazuza ejo bundi kuri 5 z'ukwa gatatu tugiye kwinjiramo 15 zaba yuzuye. Urumva nari muto afite imyaka 23 Adamu afite 21 tuvuga ati rero ubu tugiye kubikora cya mbere ntago nkeneye gusambana kandi ngumva ngikora neza nako yurumva imyaka 23 nibwo ahubwo ubumeze neza imyaka bari iyo ngiyo. Avuga rero nta muryango ngira reka nubaka umuryango. Ubwo rero tangiye rero processes y'ubukwe ngiye ko nambona mwene data umwe anyishyura inzu amezi 3. Undi muntu ndamwibuka n'umugabo witwa Asuwa umugabo w'umurokore simuheruka ariko yari umurokore yarakijwe imbere yanjye. Ambwira ati numvishe ko wakijijwe. Urumva nari umwana muri quartier bazi w'ibisatsi kumva ngo wakijijwe akuyemo amaherena bumvaga ari ibintu byiza mu by'ukuri kandi agakiza k'icyo gihe babaga bazi ko umuntu wabiretse aba yabiretse bitari nk'ibindi umuntu akubwira ngo no kwa Yesu biranagana ukazanwa na biranagana bira bintu ntabwo ushobora kubyara agakiza. Agakiza ni igihe wowe wumva ushaka gukira hari ikintu urwaye kitari kijyanye n'umubiri ngo ndwaye kuguru ngo nje ngo kugira ngo nze gufata ibisubizo. Ati ngiye hari Imana ivuga nta nubwo nzi ko giye ivuga
nanizi ko umuntu ubwo nyine kora ko genda umunyabyaha nari mbyiziho ngiye kubana ngo nkize ibyaha icyo cyari ingenzi mageze nsanga iravuga iyo nsanga itavuga n'ubundi nari bukomeze niyo mpamvu mva umuntu ngo giye ngo naguye ngo kubera iki waje ivuga ngo none ntiri kuvuga okay kandi Imana igira igihe ivugira ikagira n'igihe icecekera kuko igiye gukora abarokore b'ubu rero nabwo sinshaka kubyinjiramo barashakaga Imana babwire ngo ntitwagize ibihe byiza uyu munsi Imana ntiyavuze ujute kutakoze se turangiye ubukwe ubwo mbambonye y'inzu ndagenda kodesheje kazu hano centre Kicukiro munsi y'urusengero ruhari rwa nibariyara inyuma yaho rwose nuko turapanze neza ndabyibuka mukuru w'uwo yari murumuna we yatwaraga imodoka z'abageni yumvishe nawe ko mfite ubukwe arambwira ati nzabutwara umva bidaciye ubwo inzu n'imodoka irabivuyeho muramenya ngo nzakiriza abashyitsi iki muramenya ngo tuzambara gute muramenya ubwo nza guhita mpanga gushaka invitation nabwo umuntu 10,000 njye kuzikoresha oya n'umuntu wazinkoresheje yaje yazikoresheje nta nabimubwiye ariko ari ibintu byo nibuka ubundi bira byari ibiki abantu bubu babaye iki uzi ko kuri ubu ngubu kugira ngo umuntu agire undi neza abyita ubugoryi ngo nukubura ubwenge nyamara Bibiliya ivuga ngo itorero rya mbere ngo nta mukene wababagamo kuko ngo nta muntu wagiraga ubwiko ntago bagiraga ubwiko ku bintu byabo iyo wabaga ufite nabaga mfite iyo nabaga mfite wabaga ufite rero natwe icyo gihe niko twari tumeze umva yatinze ubukwe buraba nta rusengero bunagiraga kandi ubyibuke nari umusinyamasengesho w'umunyabutayo biba ngombwa uko umuntu ampuza n'umupasiteri arabanza arambatiza ni ntarabatiza basengeye iminsi twakoze ubukwe muvane gusaba no gukwa twarariye ariko ubwo nsubiye inyuma mu gihe cyo kujya mu rukiko sinzi ntago mbyibukana ko 40 byo gutanga kuko waranze ukayatanga kugira ngo utazakerera hanyuma ngezeyo ubwo urumva twagombaga kwihuta tukajyayo kare kugira ngo ya mafaranga tuyarotire abariyo twiyakiramo mu rugo twaragiye tugenda badusezanye muzi kudusezanya bya 40 byacu bari duha tubereza umuntu ati tugende dutegurire twiyakire ikintu njya nibuka nuko turimo twiyakira madamu bamubwiye ngo navuga ijambo arahaguruka avuga indimi ari ibintu nyabona abona ubu babigize comedy kura ko amakamera bazengurutse ukabona bari gukora ibintu kugira ngo abantu babarebe ariko icyo gihe nta muntu wabaga uteka kure ahubwo abantu ntibaga babazi ibyo bintu babaga bari kukujajinga bijya binabaho nko mu murenge no bikunze kugaragara ndetse abantu babireba bagatekereza ko wenda uri muntu nkuko abantu bamenyereye ibintu byose ngo kugira ngo abantu bamurebe abo umusitari bagatekereza ko yabyikoresheje ariko icyo gihe nanjye byambayeho hagariki madamu naragutse mvuga ijambo nabwiye ngo nagira icyo avuga umudamu atangira kuvuga indimi avuga indimi avuga indimi bizanga gucika nagane cyakora barukore kwere twageze iyo tugi nuko umunsi watambuka bigenda neza hanyuma uko nabwo tugiye kubukora sinza hano agiye kubonamo n'agatimba karabonetse kandi kaboneka nanone ari gashya kanahenze arakambara dukora ubukwe bugenda neza usibye ko ikintu nahombye ni kimwe nahombye amafoto bampaye za negatifu urumva nta mafaranga yo kuzihanaguza ko kanya nabifite bazimpaye sinzana zibitse zirakonje ubu nta foto ubukwe ngira izo mu rukiko gusa ariko ntacyo buriya ko mbyibuka se nuko dutangira urwo rugendo rero tukiri aho ngaho wenda utarakomeza nagira tugaruke inyuma gato bavuze ko umuryango wagiyemo ndetse wanakuyemo umugeni batabonaga nyine ukuntu umuntu yababera umukwe ko babonaga ko nta kintu azafasha umwana wabo baje kukwakira no kukwemera ryari byaratinze kuko n'ikigeragezo cyaratinze buriya muri iyi si abantu benshi ntabwo umukene ajya apfa kubaho biragora byaratinze rero byaratinze ukabona yuko nyine bahorana impungenge kandi koko zari na ngombwa kuko rwose twari tubayeho mu buryo bugoye ndabyibuka ko tukimara ku bana
twarabanye nyuma y'amezi 3 aratwita. Amaze gutwita akajya murumuna we akajya azana amapera yo kurya twabuze icyo turya. Kajya gushaka amafaranga nkajya ahantu hose nkabura akazi, nkabura akazi, aho ngeze kajya kubona ukuntu bamwe ngo kararangiye kandi abandi bari gukora. Ngataha. Cyo nakoraga ni ejo bundi neza kubiganirira bene data nukwikora nirwaga nikubitera pompage aho ngaho kazabu domino. Abana nabo ngo njye muri stress zo kwibaza ibibazo byinshi yabaga ari amasengesho yabatara amasengesho akaba ari siporo. Nuko nabagaho ubuzima nyine buragorana pe. Inzara iragendera turya mwene data. Ubunzi ikintu bita inzara. Inzara yarandiye giye ku kigero amagufa azajya njye. Akayaga kahuha amagufa kanje. Kugira ngo noroherwe kuko nta kindi kintu cyo gushyiramo nabaga mfite nashakaga nushyushye tuzi nkatumwe. Ndibuka umunsi umwe twavuye au centre ubuzima bwara dukubitiye centre ndibuka ari gihe madame inkweto zigeze kumucikira akiri umugeni. Twe duturanye dutuyana nyine handa amaza bazenguruka ari menshi harimo nk'imiryango nk'ine cyangwa 5. Madame asohotse agiye centre gato kugura utuntu umuntu hamwe ngo umugengo ko yagiye gusenga kuko wibagiye kwambara inkweto kandi arizo yambaye kwa ko zacitse sikunyana zita amapiece turakubitika cya kindi bita gukubitwa pe. Kandi ubwo uravuga uti inzara yarandiye amagufwa akaryanda ajyanja akayaga gahushye ubwo noneho ku mubyeyi utwite byumve nawe uwo batwiteze wari kurya iki inzara iraturiye iradukubise ugahamagara umuntu ukamubwira uti wampaye 1000 ko byanze ariko wowe warasaze umuntu w'umugabo muzima gutubura amafaranga kandi koko hari ibintu utabwira umuntu buriya ubushake bw'Imana n'imikorere y'Imana ku muntu ishaka kwigisha ushobora kubyumva. Yego. Ni n'ikibazo iyo ushaka ko abantu babyumva kumvisha abantu ibyo ucamo kuko Imana ibarapanze ibintu wowe ugomba gucamo ntago ibarabibwiye abantu ngo rero nimubona abayeho hatya ngo muzamenye ko ngo ari uri kumwigisha ntabyiba yarababwiye nawe ntabyiba yarakubwiye n'ubu ngo uzanabireba Imana igwisezerano ikakubwira ngo uzakugira neza ko ntubuzi neza uburyo izazisa ntubuzi izaca ntubuzi umunsi ntubuzi isaha ntubuzi n'imyaka bizamara niho handi bitinda abantu bagatangira kuvuga ngo yarakoze ibyaha buriya ntiyizera ariko umuntu wizera ngo abaho kuriya abantu bagatangira kubishyira muri detaye ariko iteka ryose niyo yaba ari Paulo cyangwa ari Petero ari ibintu atazigira amenya ku Mana atitangira ukurikirane mu miryango yawe rero ko wenda nta bintu bakoze wenda bya karande bikaba biri kugukurikirana. Madamu wanjye kuva 2010 twari turi gusenga mu masengesho twese twuzura umwuka wera noneho twari twenyine ko twagize igihe cyo gusenga turi urubyiruko gusa nta bandi bantu bazamo twagiraga icyumba cy'amasengesho cyari gikomeye cyane ibintu Imana yatubwiraga byarabaga noneho aza kuzura umwuka wera nyine atangira guhanura. Urumva mu rugo iwacu igihe gihe cyose mu bwo buzima twakiraga abantu baza gusengerwa umuntu umwe agize aratubwira ati ariko muzarebe neza ubwo mujye musengera abandi ushobora kuba mufite karande ubwo uzoho ngaho yadusanze dutuye hano mu ishyamba mu kazu urabona nk'iki cyumba twicaye muri ya nguni uzufungire hano niho twabaga kandi ibyo nkubwiye ntabwo ngabanyije sinanongereyemo kuko iyo nzu nararyamaga sindambura amaguru njyame n'ijoro na matiya twari dufite yazamukaga ku gikuta kimwe ikazamuka no ku kindi urubyumva ibaze hakizemo ridukakiriramo umuntu agasanga ukamusengera ukamubwira ngo Imana iravuze akagenda ibyo bamubwiye kuko ni Imana ivuze erega hari kintu abantu bajye bitiranye uguhanuriye n'uvuze si bamwe havuze Imana iciye mu muntu kandi uwo muntu nawe ifite ibyo yamuvuzeho ibyo iri kukubwira reba Imana wireba ibi bicishamo ati rwose mukwiye kureba ukuntu namwe makorerwa deliverance kandi ubwo izo deliverance avuga twahuraga dusenga tuvuga Imana wikukura abazimu wikukura abadayimoni hakabaho Imana iguhishuriye bagukurikirana ukavunagura umwaka wose uwica kiza ndavuga se kireka niba nzageraho ngasenga ngo nanjye nipfire kuko ubwo nigisigaye ndi ikibazo umva abantu bakaza bakaguca intege umuntu umwe araza aramubwira ariko ngo wazagerebye n'ukuntu ucuruza dodo ngo basi none se uri kumubwira ngo nacuruze dodo wamuzaniye igishoro hari kuntu umuntu ashobora kuvuga ati akiri 5 uzajye Nyabugogo utegesheje ndi 1000 uranguremo dodo uzuzicuruza wazasanga yariye ukavuga uti ni yandi
y'abarokore bajya bavuga ntabwo ariko byagenze. Inzara iradukubita tuhita twimuka cyo genda byuka 2012 tuva centre tujya i Karembure Kicukiro. Inzara y'Ikarembure mu frere, ariko ubwo twarayasengaga nta kibazo cyari hagati yacu. Imana yagize neza cyane cyane yuko nta n'icyo umudamu nyine nambwiye, ntabwo yambwiye ngo nzakujyana mu ijuru, uzaguhanurira inyenyeri, uzaguhanga iby'abandi bataguhaye ujya. Nambwiye twizeye Imana. Nimba rero twizeye Imana, icyo nzaba itampaye nanjye ntacyo nzaguha. Uko ibintu bimeze. Kandi yarabizi kuva mugikundana azi ibyo mwanyuzemo. Yego. Oya nabaye iwabo. Ese umuntu wabi iwabo ni iki namukinze? Yego. Ntacyo nigeze mukinga, namweretse byose. Yewe niba ngeze nta nkabona igihumbi narazaga cyose nkakimuha, ahubwo nyuma nkamubwanise nta desa wandushaho. Yego. Amafaranga rero yamaze kubarirwa ugasanga ati yashize. Ibyo nabyo bikaba ntacyo bitwaye. Rero urumva ubwo buzima twabubayemo kugera 2019. Nagira nkubwire ko kuva 2011 kugera 2019 mbaze inshuro twaryaga mu cyumweru hazibara neza ni iminsi 2, iminsi cyangwa 3. Iminsi 3. Kandi nabwo rimwe mukarya ku manywa n'injoro nimurye. Haza kuzamo n'abana. Iminsi 3 mu cyumweru mu myaka 8. Imyaka 8 gusa. 2011 kugera 2018. Ibari. Twaragiye turasaza. Umuntu yajya kuri akabibaza niba uri umusaza, niba uri umukecuru. Hajya mbyibaza. Ndagenda cyakora jewe nubwo nanuka mafite ibiro, agafite ibiro 70, ariko umuyaga warahuhaga. Undebye uri kugira ngo mfite nka 40, ariko agafite 70 kugira ngo amagufa y'abagabo hari gihe abaremereye. Urumva inzara iragenda iraturya mwene data. Buzi icyo ndenza. Inzara irabarya. Ndibuka umunsi umwe bigeze 2010 twaje kwimuka tugaruka muri inzira zo hafi. Ni joining urusengero rumwe. Ntagire wumva nari nsazwe no muvuga butumwa. Nkajya nkora uvuga butumwa mu rusengero. Umunsi ubwo namaze kugira abana 2. Umunsi umwe nza kugera mu rugo nsanga ntacyo kurya kiriyo nari mbizi ko nta n'igihari. Kumbe madamu yijeje umwana wanjye w'umuhungu ko ari cyo ndibuzane. Ndaza ngeze mu rugo ninjiye umwana abona ntacyo mfite mu ntoki ahita turikararira. Imvura yaragwaga, imvura yo mu kwa kane ya nijoro. Ndakata nsubirayo. Ndagenda njya kureba mu mama ninjiye mu nzu yafite inzu y'amakaro n'ibirenge n'amazi mu birenge agira ngo nasaze. Ati se biti angandi mama amafaranga. Ise amafaranga ayifite yose hafi ya arayama. Ndagenda ngeze mu rugo nsanga kumbe imbabura yanyagiriwe hanze. Madamu ugumva madamu nta kibasha guhagarara n'abana babaye imirambo. Fashe yambabura ndayihanaguye ndacanye. Guzana twabaga icyo gihe twabaga ahantu ubona kubwiye nyine. Yego. Hari ishyamba Karembure. Oyi Karembure twe twaravuye ubwo twaragarutse. Nakubwiye nyine twaje kugera turi mu katwaro hagaruka hino. Yego. Ariko mu gace karimo ahantu ishyamba nyine kwa kundi haba ari umujyi ariko ugasanga hepfo nk'acyo hari ahantu hari akantu kiherereye. Yego. Cyane imbabura amasaha 3 yanga kwaka. Bugeze iraka ndateka ndabyuka natetse kuva saa 5 kugera saa 8. Barabyuka bararya. Ejo ndarenda bugane rero turapfuye birarangiye. Tukiri muri iyo nzu muri iyo mezi. Umwana aza kurwara diare. Arwaye diare akingura urujya sohoka ngiye kumukingura urugero rwacika. Uvaho. Umaze kuvaho urumva nabivunaguye. Yego. Umaze kuvaho madame amwe atariko bazi. Ubwo ko ibintu byacu Imana iradushyigikiye. Uyu mubano kukubana kwanjye nawe. Ubwo hagati aho ngaho hari abantu bacaga inyuma bakavuga ati uriya mugabo ntabwo ari umugisha. Abantu Imana ihuje bari barakore bazi guhugura kandi akaguha n'imirongo ya Bibiliya igaragaza yuko ibyo bintu muri matari byo. Abantu Imana ihuje. Ubwo ni madamu ari kubwira. Yego. Irabashyigikira. Ni gute Imana itabashyigikira kandi musenga. Uzarebe neza umugabo wawe ashobora kuba uriya mugabo atari uwawe kandi uracyari muto.
wabona undi mugabo none Imana yagize gute yaguteguriye ikagushyigikira. Akaza akambwira ati dore makuru ukuntu ameze. Ambwira rero igihe turimo nyine nibyo abantu bagakwiye kuvuga kandi nibyo babasha kubona, aho bareba aho bageze amaso nibyo bihari. Twebwe icyo twiringiye nkambwira uribuka ko nawe tugitangira umushinga twavuze ko twizeye Imana, none se ko nta hantu nari mfite inzu ngo mba nari gushe mba narahombye, nta bucuruzi nari mfite ngo ube bwarahombye, nta modoka nari mfite mu muhanda ngo ube barayigonze, tuvuge ko dufite umwaka n'ubu ko n'ubundi ari kutwahoze. Akakundira akanyumva, ariko ndabyibuka iyo nzu aho hantu abikimara kumbwira ibyo ndamugana rero hari ibintu bibiri bigiye kutubaho, tugiye gupfa. Kuba iki kintu kitubayeho gutya, wumve ko urwo rugi twamaze iminsi 3 rutarasudirwa ngo rusubireho, kandi kora kuntu nyine uba wishyura nabi nyine inzu, ntabwo ushobora kujya kumubwira ngo urumva ngo urugi rwavuyeho, oya uba ugomba kugera gute guturiya gushaka uburyo usudiza. Maze iminsi 3 nshaka umuntu uzaza gusudira rwa rugi, tukirara ahantu harangaye kandi hari mu ishyamba. Rimwe na rimwe kujya kumva haje kuraramo abantu b'imama ibobo n'iki, ariko Imana iraturindira. Bakimara kurusudira ngira ngo nta n'iminsi 10 yashize duhita twimuka tuva muri ya nzu. Imana itanga uburyo, ibintu bigenda gake bihinduka kugeza uyu munsi. Urumva nyuma naje kugera aho ngaho muri uwo mwaka nibwo nimitswe. Ariko tutaragera aho ngaho watunyuriye mu rugendo rw'ukuntu byari bigoye, uti Imana iza gutanga umucyo. Birumvikana umuntu wakurikiye akumva inkuru y'ukuntu ibintu byari bigoye, ibyo bibazo n'ubundi abantu bagendaga batanga izo nama, uti n'ubundi nizo bagombaga gutanga. Uko kuntu Imana yatanze umucyo byaje bite, noneho byatangiye guhinduka bite kugira ngo muri urwo rugendo barwumve? Nasugo ibyo bintu namye mbisobanura gute mu kabyara. Hari ibintu rero biba mu buryo ntabwo ndi bubijyemo muri detail nkubwire ngo hari ubundi ubwo byagenze gute. Siza ahantu madamu yakuye amafaranga simbyibuka rwose, duhita twimuka. Inzu twabagamo wenda nyibabwire twabaga mu 12,000 tujya mu 40,000. Urumva intera twari dusimbutse. Ngewe nimitswe kugira ngo ndabyumve, ibyo byose byatubayeho ndi pastor. Nge banyimitse nimikwa mu rusengero rw'abazungu, nimikwa muri NGO ifasha abantu. Uri kubyumva? Nimikwa ndi senior pastor. None utagira ngo nari pastor wenda wungirije. Nyobora urusengero, ariko nta mukristo ushobora kugera iwanjye. Kuko natekerezaga nkavuga niba hagera bazajya bagera ngo nkoreranya bingi. Kuko buri Imana Uwiteka yakwimye nta muntu waguha. Nasutswe amavuta nimitswe n'abazungu, ntago ari abanyarwanda banyimitse. Abantu babonye nimitswe n'abazungu bavuga ati amateka ageze ate arahindutse. Kada namaze mu mwaka muri iyo nzu, urwo rugi rwacitse ndi pasteur. Abo bazungu baje bakaza kunsuraho, rimwe baranaje turanateka turanasangira aho, ariko nta n'igiceri bigeze bana. Ahubwo amafaranga yavuye ku muntu madamu yari yafashije mu masengesho, aravuga ati reka ngukureho umugisha, ibyo wampanuriye byasubijwe. Ndabwira amafaranga rero tuyimukiyemo. Byibura abazungu baje kugusura aho ngaho bakagenda, ugeze kuvuga ati wagira ngo Imana yari yababwiye ko iri kunyuza mu isomo. Nta kintu, nta n'ijana. Baje guteka ngo bateganyije amafaranga 7,000 yo guteka. Turateka ngo tubereke ukuntu ngo batwereke ukuntu bateka ibyo muri Amerika, natwe duteka ibyo mu Rwanda. Turasangira barigendera. Nakoraga urugendo rw'isaha n'igice ngiye ku rusengero. Icyo genda byembuka banyimika, mfite aka video nzakakwereka. Nari nagiye ndavuye mu rugo, madamu yambwiye ati ariko wagiye ukagenda washizeho ikoti. Ntago nakwambara ikoti hejuru y'izuba ngiye kugenda, ati pfa kurishyira ku rutugu. Nditera urutugu, ngezeyo nsanga kumbe gahunda ni uyu munsi. Wibuke ko Imana yambwiye ko impaye inkoni y'ubushumba nkizwa.
ntangiye gushumba itorero. Noneho gushumba itorero ndihereye hasi, ari jye uyobora gahunda, ari jye ubwiriza, ari jye uririmba, burya Imana iguha n'ibintu bize, ari jye uramisha byose. Abantu baragenda barakubita baruzura, kuririmba nkabyibagirwa, ngayobora amateraniro ku wa 4 guhera mu gitondo kugera saa 9 mvuga gusa. Umunsi umwe rero mama nuko giye nyine ntizara byo kuvuga ngo Imana muri ruko ridashira, burya iby'Imana baragennye nibyo biba no ku muntu yabanye n'Imana ye. Ndi kubwiriza iseri riramfata, fata gatuti ndikaraga ngiye kwikubita hasi ndiramira, ariko abantu niba batarabimenya akagira ngo nuko wa mu mwuka. Ariko mama aranyitegereza, ari mama wari waravuye i Burundi, araza arambwira ati reka tube dukizaga korasi cyo nushaka hano mu mata. Bandirutse bagenda mu mata. Ayo mafaranga mama yamaye n'ubu nje nyibuka nkumva na mafaranga yangiriye umumaro. Ngataha inzara ikandya, ejo mu gitondo nkabyukira ku rusengero, nkagenda urugendo, ndibuka nanjyana na madamu tukagenda urugendo n'abana tugiye gusenga. Ariko ikintu ikiza cy'Uwiteka ndabyibuka, nari mu materaniro ndimo nigisha, haza umugabo arambwira ati Imana igiye kukubyibushya, ati ukusa uzahinduka ku buryo umuntu atazongera kukumenya. Amezi 3 nari maze kwiyongera ibiro 20, wabyumva. Navuye ku biro 70 ngera kuri 90. Urumva umuntu abahindutse completely, ibiro 20 ni byinshi cyane kandi mu gihe gito. Abantu bati abazungu baramukishije. Ngene data ndakubwira ngo nta mushahara nahabwaga, abantu bakaba bazi ko mpembwa. Umurimo ndawukoze ngera ubwo giye mvuga nti umurimo ngiye kuvamo. Imana ikambwira iti ntawo uvamo. Urumva none usubira inyuma mu rugo iwanjye, umugore uzi ko njya ku rusengero bagatura areba akabona nta kintu nzanye mu rugo, kandi Imana niyo yampaye inkoni y'ubushumba, kandi igihe cyo kwimikwa niyo yakigennye. Ariko nza kubibona ndavuga ntago abantu bose bakurwanya, ntago abantu bose bakwanga, ni Imana itabishaka. Ariko hanyuma yaho ntajya kubona ko Imana itangiye kugenda igenda ifungura inzira ku ruhande. Ahubwo jewe nkajya nza ku rusengero ngasanga nk'umucuranzi yabuze amafaranga amusubiza mu rugo nkayamuha. Imana igenda ihindura ibintu ubukondo biramaze nuko nabangereje aho. N'urugendo rurerure mu by'ukuri ntabashije gushyiramo neza ngo bashyiriye kuri, ariko tuzadufatamo uduce tugenda tutuvugaho. Byari byinshi twakuganira, ariko iyi ni inkuru nka intro, inkuru rwose tutareka kugarukaho, tuzajya kujya tuganira no mu bindi bice by'ubuzima. Nagira ngo ugeze kuvuga uti babyemeye cyangwa se banyakiriye bitinze, hari ryari kwa sobukwe kwa nyokobukwe. Urumva iyo umuntu atangiye kuza mu rugo akabona umuntu wari yiromubona, sibyo, umukobwa wawe yarabyibushye ameze neza, atangira kubona karitsiye atuyemo ntikimeze nka kera, abana barasa neza, ukajya kubona none abantu batangiye kujya bagusura. Nigeze nsaba ngo naze, cyane ko nta n'uwo ntashakaga ko ataza, ahubwo kutaza kwabo nuko babonaga ko tudakwiriye kugira gute kugenererwa. Ni nko urebye Imana yatangiye kuzahura ibintu nko muri 2021, nibwo byibuze umuntu atangiye kurya 2 ku munsi, kandi none ukarya nyine, harariye turarya, umuntu aragenda arabyibuha hamwe urye byose. Mvura ujya guhera mu gitondo ukagera nimugoroba, n'uguhamagaye buriya rero Imana yaguhaye ibiryo, guhamagarira ibiryo, ugutumiye ati ngwino dusangire. Kandi kera kugeza ubwo utangira kuvuga utari ku bundi, ubwo ibyo biryo mushaka kunyicisha ko nabyo tuzi ko byica rimwe na rimwe, mbere hose byari hehe kuki uri kuza kumbwira ngo ngwino duhurire ahantu ngo dufate akantu, ukabona azanye ifi 15. Kandi kera nta n'uwashobora kukugurira fanta. Rimwe nibwo nigeze kugenda
ngiye kureba umuntu w'inshuti yanjye yanyemera 1000 mvuye ikarembure arakima maze kukima inzara indira mu nzira indiye numva sindibona imbaraga zingezayo fata muri cya 1000 nguramo agafanta dufanta twaguraga turwasa ndakanywa maze kukanywa kandya mu nda maze kurya mu nda nzamuka kuri eto Kicukiro ngenda nivuvuda Imana ariko mana ko nagukoreye nakuvugiye ntacyo umutima ushinja ngewe hagati yanjye nawe rwose numva ko tubanye neza ariko kugira ngo mfate amafaranga nyarye undebe ntunambwira ijwi rya ngo rimbwiye tirika amafaranga uyashyijyana mu rugo umugore hari hakiboneka igitunguru cya 20 iyo ngiyo amavuta ya 30 igihumbi cyaratekaga mu karya nabe ariko mukarya ndagenda neza neza nibuze centre Kicukiro cyanga isoko baryubatse ndambuka ndeba kuri Banque Populaire ngeze neza neza nsanga ahantu abamotari baparitse gutyo kuganira hagati yabo harimo inoti ya 5 ninje hagati yabo inote ndayitora yishyira mu mufuka abamotari ntibambona ariko ibyo mbikubwira abamotari bageze nko muri 7 iyo note bayiparitse bameze nk'abayizengurutse ntayo babonye bura nabonye ko Imana ari gitangaza Imana ifite ukuntu ikwereka ko ari Imana ariko itavuze kandi itakwerekeye mu bintu binini abantu batekereza ko kubona Imana bazabona Imana ariko yakoze ibintu binini niba udashobora kubonera Imana mu kintu gito menya yuko n'ubundi bizakugora kuyibona tusubiye inyuma wigeze kuvuga ukuntu abantu baganirizaga madamu ukambwira bati uyu mugabo ashobora kuba atari uwawe kubera ko ibihe mumazamo kandi musenga ushobora kuba hari ikindi kintu we ku giti cyawe ntagiye wigeze utekerezwa guti umaze hari narahuse cyangwa se narihuse cyangwa se n'abantu bakubwira bati uriya mugore wundi bimeze bite njye rero nakuze ndi imfubyi buriya abantu b'imfubyi kubona ugushuka kwese yaba ari kugushuka ntawe nta muntu wigeze ambwira ibyo bintu noneho ngewe nari buriya sinzi nimba ariko n'abandi bagabo bameze burya umugabo wafashe umwanzuro wo kujya kubaka urugo ababizi icyo ashaka nari mbizi neza ko ngiye gushaka urugo nari nsanzwe narabayeho nabi nari mbizi neza ko nzabaho nabi kuko nari n'ubundi kuva na mbere byarananiraga kwitunga n'umwe icyo nari niringiye ari Imana nta kindi kandi nari naringiye ko iyo Mana ntari mfite nkabaho none ntazabura kubaho nyifite sinavuga ko ntari nyifite yari mfite ariko nge ntayo narinze yarandindaga ariko ntabwo nari mfite uwo niyambaza ni gute se none uri bumbwire ngo igihe mfite uwo niyambaza nibwo bizangora icyo gihe nakoze niringiye yuko Imana izahagarana nanjye mu buzima bwanjye kandi ikabigenza neza igatanga uburyo umugore nkamutunga kandi nkamutunga mu buryo bukwiriye numvaga nta mpamvu nimwe yo kutiringira Imana numvaga nta mpamvu nimwe yo kutiringira ko Imana izabikora kubera iki no kubera yuko nari narahagurutse mpagurikijwe nayo ariyo yanshakiye umugore ariyo yampuje nawe mbega amagambo make yagiye numvaga ndi umwana w'Imana ku kigero kirenze cya kindi bavuga ngo twese turabana b'Imana ngo twabyawe n'Imana twaremwe n'Imana ibyo nibyo ni rusange ariko je numvaga ndi umwana bwite w'Imana izamenyera ibyo kurya izamenyera buri kimwe mbega ibyiringiro byanjye byari bihagaze yuko Uwiteka yavuze ngo mugende ndi kumwe namwe niba Uwiteka yavuze ngo ndi kumwe namwe ubwo nyine afite ukuntu azabigenza naho nari mpagaze yego kandi mbere hose nari narabayeho ntabwo numvaga we rero ngiye kuza kumbwira ngo nindeke umugore umugore noneho nakuye muri famiye akanyizera akaza kubana nanjye ntacyo mfite yego gusa uri kumunyangisha byari bigo wari kumbwira se ngo nimureke mbona iki n'ubundi nari kuguma ubuzima ari bwa bundi ntabwo nari kujye kwa marume ntabwo nari kujye kwa masenge n'ubundi nari kuguma ni papa nk'imama ubundi se namupapye nka mama ko n'ubundi ninamureka nzi papa na nimama byose no kuvuga ngo kuri we niwe byatunguye cyane kubera yuko we na mbere wari usanzwe umenyereye kugorwa no kuri niwe byatunguye cyane we niwe byatunguye kubera yuko nawe ntabwo byamutunguye kuko yaranze yego kandi ntabwo nigeze mwizeza ibitangaza ahubwo jewe nabwo ramwereka ibizatubaho nambwira nti inzara izaturya ngombwa ntabi ibi ntibihari iyo rero yaturyaga nge ntabwo natungurwaga iteka ryose numvaga ko ejo
hari ikintu Imana izakora, ejo hari ikintu Imana izakora. Ahubwo tekereza ahubwo igitangaje, natangiye gutakaza kwizera mu gihe Imana hari ibyo yarakoze. Umva ukuntu abantu dutandukanye. Imana imaze kugira ibyo ikora nibwo watangiye gutakaza kwizera. Nyuma y'ibi aho sinzasubira inyuma. Urumva hano ikibazo gitangira kuba. Kuba mu bigoye byari ibisanzwe. Bwari ubwoba bw'ibintu wanyuzemo. Mu bibazo ni ibisanzwe. Ariko se ko byoroshye. None buriya rero mu bintu bituma n'abarokore ujya wumva kumva ngo muri minsi abantu bamwe babaye batubuze, abandi babaye iki, abandi babaye iki, abandi benshi bicwa n'ubwoba bw'ubuzima no gutinya aho bavuye. Noneho Satani nawe akaza akakubwira ati ariko buriya ubwo ejo byaciyemo, ejo bizaba bikomeye, kuzagura ikibanza muri Kigali bizaba bigoye, wenda tuvuge nk'urugero nutagira ubwenge hakagira ukubwira ati ndaguha iki cy'urusengero cy'ibyo bitushyiramo inzu yawe, kubera yuko ahahise hari habi. Benshi rero naho abantu bagenda bagwa. Njyewe ndibyo ngibyo sinyo natekereje, ariko natangiye gutekereza mwana, ariko mfite amaso menshi ampanzweho, ariko uvuga ati ni amahirwe yamuguyeho, none bizagenda gute? Ariko nyuma Imana yarazirambwira ati rega humura. Yego. Kugeza ntabwo nzigera ngokoze isoni. Kugeza uyu munsi hari ushobora gutekereza ati icyo gihe ko ari umusore unafite imbaraga, ko hari imirimo igiye itandukanye, ugeze bitwomaza ati nageraga ahantu nkasanga wenda akazi bakambwira kararangiye kandi mbona bari gukora, avuga ati hari ibintu byinshi wenda wakabaye waragerageje mu bijyanye no gukora bisanzwe. Arashobora gutekereza uko nguko. Ndabizi ko babitekereza. Ikintu namusubiza uwo muntu namubwira ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riba hafi. Ndakubwiza ukuri, iyo wabuze ibiryo ubura ibitekerezo. Yego. Kandi iyo ubuze ibiryo ubura inshuti, kandi nta kintu na kimwe ushobora gupfa kubona nta muntu ugufashije. Icyo gihe nakubwiye ko naje kugira n'ibibazo by'umugongo, disque, ngira ikibazo cy'amadiske, kuko wenda nari mateka y'ibintu nagiye nkora nyine muri iyo myaka mitoya, biza kuza kungira ntuze mbi mara amezi 6 njyana. Urumva icyo gihe iyo myaka yose byari uburwayi, hari ibintu ntashobora gukora. Yego. Icyo ni icyambere. Na mbere yaho bitarakomera, nubwo nabaga mfite ubwo burwayi, hari ibyo nakoraga ariko bakanyirukana, ukabura akazi. None se ngaho noneho wenda da ubwo ni ubunebwe, maze kuba umushumba mu rusengero kuki rutangiye umushahara. Hari departement zigishagamo theology barahembwaga, hari ababaga muri office zindi barahembwaga, nani mfite office yanjye. Yego. Kandi abashinze urusengero bari babizi neza icyo nkora ko ndi senior pastor. Kuki ntahembwa? Wansobanurira ibyo bintu. Nukora yuko yigiye kitaragera cyo guhabwa ibifatika, ntabyo ushobora kubona ngo nuko utekereza kugomba kubibona. Nyine muri iki gihe turimo cy'ubuhenebere bw'uyu munsi, ubwo abantu buri muntu wese agenda agakora analyse akazitiranya no na revelation cyangwa se hishuriro. Araza akafata ibintu uko abibona, akumva ko bitashoboka mu buryo atabona. Ariko nyuma y'amarido y'umubiri hari ubundi buzima bw'umwuka. Imana iba yarapanze ngo ibi bizagenda gutya runaka azacamo. Ngenda gira nkumenyeshe ko Imana yakwimye. Wahamagarwa n'umuyobozi w'igihugu, akubona nk'umunyabwenge, akagira ibintu agushinga, warangiza ukagenda muri ako kazi ukagakora, akabazi kuhembwa. Urumva? Nyamara bajya gushiraho imishahara bakibagirwa uwawe. Kura yiki Imana yavuze ngo uyu si igihe cyo gutunga amafaranga, hari ibintu ushaka kumwigisha. Ariko igihe cyageze ushobora no guhembwa uri mu rugo. Urabyibuka igihe cya Morodekayi ko byagenze. Morodekayi ngo yigeze kuburira umwami ko hari abantu bashaka kumugirira nabi. Uzi ko byagenze? Ayo makuru yaramenyekanye, abantu barafatwa barafungwa, ariko Morodekayi asubira hehe? Guhagarara ku irembo. Ariko igihe kigeze. Niyo mpamvu nyine muri iki gihe sinzi ubukristo bw'iki gihe ikintu bushingiyeho, ngira ngo bushingiye kuri logique, ariko icyo gihe ntabwo bubaye ubukristo, bubaye idini. Idini nigira logique, niba ari ibintu byose bikajya ku murongo, ariko ibintu byabaye iby'Imana ntabwo ikugisha inama, nta nubwo ikugira inama, wera kugira ngo ukomeze ugende. Hakumwe yabwiye Abisirayeli bageze ku nyanja ngo niki gitumye mu ntakira, none se ntiyabonaga ko inyanja ihari? Ariko yo yari izi ko bayizi, bakwiye kumva ko ifite uburyo
n'ikiri bukore ariko umwana w'umuntu ahora atazi ngo biraza kugenda gute ndizeye nibyo ariko se biraza kugenda gute ndakubwije ukuri yuko nanjye icyo gihe nicyo gihe nari ndimo neza utekereza ko ubu nkora ibirenze oya ariko ndiho kandi neza yego utekereza iki nubwo kuri ibyo bihe byose nubwo umudamu wawe yari abizi ko nyine afite n'icyo cyizere azi ko hari ikimana yavuze ari kizakora ariko ni ibihe bigora umubiri nubwo umutima wari utekereza ukavuga uti icyo gihe ndagitegereje ariko utekereza iki kuri ubwo butwari bwo kuvuga uti ni umugabo wanjye reka nemere tunyure muri uru rugamba tunyure muri iri shuri ndabigize nzi ko igihe kizagera aho ngaho ibintu bikagenda neza icyabimuteye kwihangana nk'umuntu navuga ngo ni umutima mwiza we ikindi cya kabiri ni imbaraga z'Imana Paul niwe wavuze ngo byose mbishobozwa na Kristo mu imbaraga ikindi cya gatatu ni uburyo nari narubatse systeme y'umuryango nk'umuyobozi w'urugo ntabwo nigeze nyubakira ku bitangaza no kwizeza hari abagabo ntasuzugura ariko nanone ntemeranye nabo ubwo umugabo aba bazi ko ntari bujye ngo nukora ko ngo akirirwa yirukanka yirirwa yicaye ahantu ngo nimugura ari butahe hari ikintu afite igihe nabaga ntawe ndi bujye ntawe usibye ko abagore bigirira nabo ukuntu kwabo bateye mwiriranwa mu gitondo na nimugoroba ejo mu gihe akabwira ariko turateka iki yego amafaranga ahubwo ariko bahoranye uranyaka amafaranga ariko nyine bya bindi nyine uri umutware w'urugo ariko ushobora kuba wicaye ariko ufite ikindi kintu cyangwa akavuga ati nyine ntabwo wakabaye wicara nyine nanone jya gushakisha urebe umva ati va mu rugo ntabwo uri bubure iyo nabaga naruvuyemo nabaga mfite iyo ngiye iyo nabaga ntawe nagiye ntabwo jyewe uwo muco nawugeraga wo kuva mu rugo ntawe ngiye kuko nanone guha umuntu icyizere kitari bukunde hari abantu bavuga ngo wo kwicara ubusa wabugendera ariko nanone hari igihe ugenda ugasanga uhuye n'ibindi bintu bitari byo icyo nicyo cya mbere giye namuhaga ukuri kw'ibintu uko biri yego ikindi nari nambwiye ko nta drama tugomba kugera mu rugo bya bindi hari ibintu abantu bazana mu rugo bimeze nka movie yego mukaba ubuzima butari ubwo mubamo urumva za base nyinshi n'iki nambwe ngenda gukunda ariko ivyo bintu tube bakuru yego tube bakuru dukundane tuganire tube inshuti kuruta ibindi tugirane umubano n'ubusabane ibyo wumva utekereza zo binganirize ibyo ntekereza mbikuganirize ibyo ndi gukora mbikubwire nibyo ntari bujyemo bikubwire aho ngo njye kubiganiriza undi muntu wo hanze ngo mubwire ngo madamu rero ngo buriya ngazi ko ngo ariko ngiye gukora oya menya ko ari ukubiri menya ko ari ukubiri kandi nabonye byaratanze umusaruro niyo mpamvu bibiri navuga ngo aberurwa n'umuka n'ubana b'Imana buri ikintu cyo buriya no mu rugo kugira ngo ubashe kubaka nabyo ni umwuka inama z'ababyeyi zaba nziza inama z'inshuti z'abashumba zaba nziza ariko inama uhawe n'umwuka iburyo niyo ibikora iwanyu buriya hari ibintu dukoresha biri common ngo iyo ubigenze gutya ngo wenda hari siyansi ivuga ko yukoze gutya bigenda gutya oya ahubwo bidakora hose ariko no kumenya ngo ubundi mwebwe mu rugo iwanyu Imana ijya kubahuza yari yarapanze ko ari iki kizabubakira ni ukuvugisha ukuri ni ugushyira ibintu ku murongo ese umuntu wawe ni umuntu ukunda kwizezwa ibitangaza cyangwa ni umuntu ukunda kumwerurira ukamubwira uti dore ko bimeze nawe bitekerezeho hari igihe bibanza bwa mbere biragorana umuntu ntiyumve neza ibyo bintu ariko burya urugo narwo rurakura nk'uko umwana akura hari ugomba gufata inshingano kamera nkaho niba wowe uri umugabo cyane cyane igeze kubibwira abantu ni buriya umugabo nyine umugabo bari umwami umugore ari umwamikazi ariko umwami agomba gufata inshingano zo kubanza kugenda ibintu abishyira ku murongo niba ushaka ko umudamu wawe ibintu azajya byumva gutya ugomba kubimumenyereza gake gake bikazagera ubwo ibintu biba ntange wenda n'urugero wenda mu buzima twabayemo nabayeho madame abizi neza ko umufasha imirimo mu rugo gukoropa kugira gute ariko igihe kiragera ntabwo rero ntabwo ibintu ngiye nzongera kubikora nafite imyaka 23 kugera kuri 32 yego yo yagije gukoropa kabisa urumva madame niba umuntu azaza mu rugo aje ngo kuganiriza nk'umushumba agasanga nkoropa suko mbyanze yego ariko biri kintu cyose n'igihe cya dushaka uburyo tuzatubikora urumva ibintu byose
kandi noneho urumva n'ubuzima bwari bwaratangiye guhinduka abatarageraga mu rugo batangiye kuza bivuze ngo wari umaze kubona izindi nshingano zirenze kuzo wari ufite zirenze kuba abana n'urugo abo mu rugo narabashumbye imyaka yose bitavuze ko nabo ndacyabashumbye yego ariko bagomba noneho kumbohora kuri bimwe bitavuze ko uramutse uhari uri furi nta kandi kazi ufite yego ubundi ateka ndi mu rugo tuvuge nk'urugero ntago ari igitangaza abagabo b'iki gihe babimenye byarahindutse ntago tukiri babandi ndateka ndi mu rugo madamu yo avuze ati turapanga ko ati ejo uzankorope abyuka ajya muri gahunda zanjye naba mbonetse ntamukoropera icyo ibindi no guteka no buriya nta murimo udakora buriya ikintu gituma umurimo ugorana n'uwukorera yego bajya bavuga ngo umugabo bitewe n'ukuntu abagabo bakunda icyubahiro nakubwira ko byanze uzamenye ko byanze nawe kumbwira uti ubu ngubu bimeze neza ntabwo ndabifata ko bimeze neza ntabwo ndakubaza ngo ugeze ku biki bimeze neza wenda ushobora kuvuga ngo ngeze ku biki none se niba njya ntararyaga nkaba ngo naho ndyama nawe naba ntarubatse wenda urwo rugendo nagenze n'urwo ndi kugenda urwashize runyemeza ibyo ndi mu njyamo yego ikindi cya kabiri burya upfa kubuzi neza yuko wowe n'Imana ibyo murimo byose mu bigendanamo nk'uko mwabigendanamo cyagiye nimba icyo cyiciro cya mbere cyaravuyeho tukaba tugeze mu kindi nacyo giciriritse mu buryo bwacyo ariko nabwo iyo wibutse ibyo wavuyemo ugomba kumva kubayeho neza yego kandi ikintu bita kubaho neza sa account iriho amafaranga menshi ngo umuntu avuge ngo mfiteho miliyoni 100 zingahe ngo mbayeho neza kubaho neza ni ukubaho unezerewe mu byo urimo igihe cyose uzi akenshi nanabonye no muri iyi si mu bintu bigora abantu urumva mbitewe n'umurimo nkora duhura n'abantu benshi ujya ukumva umuntu aratekereza ko nagera kuri ibi ariko twese bitubaho azanezerwa ariko wabigeraho ukumva ni bisanzwe kera numvaga ibiryo nagiye ncana bakaranze nka poivro umva n'inyama batetse ariko nkumva ibiryo byose biraryoshye ariko igitangaje nuko nta biryo bikindyohera ntabwo ushobora kumpamagara ngo uziye kumpa ibiryo ntabwo nazi kereka ari ikindi kintu turi buganire kuri ibyo biryo ni ukuvuga ngo rero nimba ngezaho kuri iki kigero ibyo kurya mbifata nk'ibisanzwe ntabwo nshobora guhangayikishwa nuko nafite imodoka kuko hari undi muntu icyo cyambayeho gufata ibiryo nk'ibisanzwe bivuze ngo hari umuntu ufata imodoka nk'isanzwe hari umuntu ufite etage yifata nk'isanzwe hari umuntu ufite indege wenda tuvuge ufite jet privé agurukiramo nawe yumva ari bisanzwe abibabariramo akamihangayikiramo niba ibi ngibi mbona ari ibisanzwe n'ibindi bizahinduka ibisanzwe kubw'ibyo rero ntabwo nzigera ncumujwe n'ibyo bintu kuko kera natekerezaga ko nindya nkarya ibiryo zaba ndi kurya ibintu birenze ariko bicyanga cy'ibiryo naho rwose ibyo rero mbivugiye kugira ngo abantu tureke no guhangayika uvuge ngo kuki ntagera kuri ibi iyi Imana ibonye yuko igihe kigeze gikwiriye naho wabumva nta mushinga ufite Imana ifite uburyo bwo kuguha idea yego icyo twe dusabwa no kuba maso niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mube maso kugira ngo igihe cyo kugendererwa nikigera Imana ijye kugukora ku maso itazasanga urangaye harimo abantu nyine bagenda basubira inyuma bitewe n'ibigeragezo cyangwa se n'ibyiza nabyo bikabagerageza turimo turagenda dusa nk'abagana ku musozo w'iyi ngingo harimo iryo shuri Imana yabanyuzagamo ariko harimo n'icyo ngiye nita kurwanirana ishyaka icyo kintu kubera iki mu bakristo b'uyu munsi usanga noneho urumva mwemwe mufite n'impamvu nyinshi zatuma mutandukana zirenze n'izituma abantu batandukana uyu munsi kubera iki uyu munsi icyo kintu cyo kurwanirana ishyaka uko kwiyemeza ukavuga uti uyu muntu namuhisemo mukunda Imana ibibazo turi kunyuramo birashoboka ko ari isomo ndi kunyuramo reka ndwanire ishyaka Imana izadukura muri ubu buzima tugeraho twubaka umuryango wacu ukomere ubwo muri ya gahunda tuba dufasha kugira ngo dufashanye kubaka imiryango itekanye ubona habura iki mu bakristo bo muri iki gihe cyane cyane kuri icyo kintu kijyanye no kwizera ndetse no kurwanirana ishyaka ikintu cya mbere kibitera nuko ni ikigero uhama Imana karibu iwawe icyo ni icya mbere icya kabiri harimo no kwigishwa nabi icya gatatu no gukizwa nabi uburyo abantu binjira mu gakiza muri ubu biragoye
biragoye kugira ngo umuntu abantu babyumve neza, biragoye kugira ngo umuntu yakire agakiza kazima. Uza mu rusengero akenshi benshi bakizwa bakurikiye impinduka z'ubuzima. Yego. Uburwayi ashaka gukira, karande afite ibintu birara bimuniga, ibyo bintu byose bigatuma aza ku Mana rimwe na rimwe akitwara neza, bikaba nko kwibombarika kugira ngo Imana izasohoze amasezerano. Hari umuntu ukubwira ati giye buriya rero ndacyategereje amasezerano simbiyanduza. Yego. Ariko iyo amasezerano uhita wibaza, iyo amasezerano utaba wariyanduje, buriya abantu ntabwo bajya bamenya ikintu bakurikiye. Hari igihe n'umuntu akurikira ikintu gifatika akagira ngo niko gakiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ku bana twabanye dushaka kubana, nta munda namuteye, nta mafaranga nari mfite ngo mbwire niba umpunze guno tugenda. Nanjye ndavuga ni umugore unkurikiye rero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo kunda umugore wawe, ngiye kumukunda. Icyo nzabona sinzakimwima, nawe azaba bireba. Buri ikintu cya mbere cyica abantu mu ngo nukuza uvuga ngo ngiye kwakira, ngiye kunezerwa. Hari umukobwa nigeze gusanga ahantu arambwira ngo agiye gukora ubukwe, nyankunda kubaza abantu utubazo two kwakira ngo numve uko batekereza. Ndamubaza se ugiye gukora ubukwe ati none se ushiriye icyo umugabo wawe? Ngo ntacyo nyine ngo ngiye nga nteteshe. Ugiye guteta. Yego. Hanyuma se umugabo waje kwakira iki wawe? Ko wowe utekereza ko agiye kugutetesha. Ni gute uzi inshingano we z'ibyo bazagukorera, ariko utazi inshingano z'icyo ugiye gukorera umuntu. Mu magambo make nshatse kuvuga ngo mu rugo ni icyo ujyanye, si icyo ugiye kwakira. Yego. Ngewe inshingano zanye numvaga ko umugore wanjye ngiye kumukorera ibyo nzashobora byose. Muri za ntege nke zanye na bya bikeya numvaga ntabyo mfite. Ariko ibijyanye n'amarangamutima, ibijyanye n'urukundo, ibijyanye no kwizerwa, ibyo nzabimuha. Niba bimuhaye, ntabwo wabahaye umuryo bintu ngo amafaranga aze uyamwime. Niba rero na madamu ariko yatekerezaga, buriya nawe afite uko yari yarubatse mu mitekerereze ye. Duhurije hamwe rero, mfite ibyo nshaka nawe afite ibyo ashaka. Nigute isi urwo rugo rutazabaho. Niyo mpamvu nyine usanga mu rugo umuntu avuga ngo ntiyankoreye ibi. Oya, wagiye gukora, ntabwo wagiye kwakira. Nuramuka ugize amahirwe ukakira, ni byiza. Ariko usanga mu rugo abantu bavuga, njye nanubyumva n'amateora abantu bigisha abantu ngo urumva ngo murabanza. Ntago ari mu rugo ni nko kujya muri kampani, ni nko baguha akazi. Ahantu ukajya kurangiza inshingano zawe. Hari igihe bakwambura, hari igihe ugira ibyago bakakwambura cyangwa bakakwirukana. Ni nkuko ushobora gushaka umugabo cyangwa umugore akakudivorce, ariko making sure ko ibijyanye n'ubushobozi bwose n'ubwenge bwawe n'urukundo wari ufite byose wabitanze, ibijyanye n'ubumenyi wahawe n'ubwo bwawe waremanywe wabitanze. Nurangiza umuntu nagenda, n'abantu n'Imana barayinaniye abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka ageze avuga ngo nicuza icyatumye ndema umuntu. Ariko making sure ko wowe uri empty, mbese ibyo wagombaga gutanga mu rugo byose wabitanze. Nurangiza iyo ugize umugisha nyine rero, wa muntu wahaye icyo wamubibyemo uragisarura. Mu magambo make buri muntu wese ajya mu rugo avuga ko ari umurima uraho agiye kugira gute kubibamo. Kenshi ni gake cyane uzabiba, binabi biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Bize ngaho ngaho nkuko yarakubwiye, ahubwo byagize kuvuga uti ngiye gutetesha umuntu, ngiye gukora ibi ngibi. Yagombaga kumbwira ati giye umugabo wanjye ngiye kumwubaha. Ntazigera asuzugurwa mu maso yanjye. Nzanamwubahisha mu muryango wanjye. Zakora icyo ari cyo cyose ku buryo aba buri ikintu cya mbere twebwe abagabo dushaka. Ukubona ko umugore wawe akwizereramo. Umugore yakwizeye. Umva no kwiba wakwiba. Nta Kristo uri muri wowe. Wanafata n'imbunda ugatera bank ukavuga uti banakurasa ukavuga uti nziza icyubahiro umugore wanjye yageraga gute. Ariko usanga uyu munsi umuntu agusaba we ntacyo aguha. Ngiye ndashaka umuntu uza kunyuzuza. Nanjye mfite ibyo ngiye kumwuzuza. Urwo rugo ntabwo rwapfa gusenya. Ariko umuntu agenda afite ibintu ngo ashaka. Ngewe ngiye kugira gutya, ngiye guhura oya. Niba uri umukobwa ugeje igihe cyo gushaka, banza urebe icyo ufite utanga. Niba uri umusore ugiye gushaka, banza urebe icyo ufite utanga.
ku buryo n'umuntu wakubwira ngo uri umugabo ki ufite ibintu wakwirata, yego, ariko by'uburyo wiyumva nyine n'ibintu watanga. N'umukobwa avuga ati jewe nta muntu nyine ngiye kumwihanganira cyangwa se ngiye kumuha agaciro, ni umuntu wabaga hadafite ibi n'ibi, ngiye kumuha ibi n'ibi. yego, ukaba warabonye n'ibyo umugabo wawe abura. Rega buryo umuntu mujya gukundana mukageraho mubana wagakwiye kubona ikintu ameze nka vide afite, nawe ukaba uje kwiyuzuza. Niba agiye narabuze mama nta na papa ngira, icyo nari nkeneye ni umuntu uza kumbera mama. Ntabwo ari ukuvuga ngo abere mama nawe nanjye mufate ni mama ariko ni umwana wanjye. Buriya umugabo, buriya abagabo uzarebe burya ikintu cyane kizakubwira ko umugabo agukunda, iyo muri kugenda ku muhanda ntabwo umugore wanjye ashobora kujya iburyo ibumoso bwanjye, ajya iburyo, kuko imodoka ziri guca ahangaha mba numva rigeze aheraho, mba numva mfite inshingano zo kumurinda. Ahantu ushyira umwana wanjye naho n'umugore wanjye ajya. Ubu nicyo kintu cya mbere gihita kikwereka ko umugabo uwo muntu yazakubera umugabo. Umugabo ni umurinzi. Niba mugeze ahantu umugore wawe ukabona ari kubaha abandi bagabo bari umukobwa, ukabona icyubahiro ari kubaha si cyaguha, ntushaka kurikiraho. Nta mugore ugereka umugore w'abandi bamujyana ubusu wawe, ntabwo ari uwawe. Rero icyo nicyo kintu navuga cyamfashije. Njye natekereje ibyo ngiye gutanga. Ntabwo nari narashatse umugore mvuga ngo hari icyo nzamukamo ngo yenda ngo azampa iki, kandi mukunda ni njye umushaka. Nawe nimba nshaka hari ikindi mpomba se, kandi niba ari jye umushaka hari ubwo azakosa. Nakosa kuko mushaka nzamubabarira, si jye umushaka se, kandi icyo ushaka ugishoramo. Rero ibyo azampa ntabyo narebaga rwose. Nicyo rero ngiye ntekereza ko buri muntu wese, buri mugabo wese na buri mukobwa ukwiye kureba ikintu ushyiriye umugabo abura. Niba uri umukobwa wumva udafite icyo utanga, reka gushaka, ntabwo igihe kirajya. Niba waba ufite 40, niba uri umusore, niba udafite icyo uri butange, byihorere, birekera abandi bantu bamaze kubyiyumvamo. Kandi icyo gihe n'ufite 21 yujuje afite icyo atanga, najye gushaka igihe cyagize ite cyageze. Aho ni ku bijyanye n'icyo ushobora kwishyira mu bwonko ndetse n'icyo wifuza muri urwo rugo, n'icyo wifuza gutanga kugira ngo urugo rwanyu rurambe. Ariko ku bijyanye no kwizera, ushobora kuba ufite ibyo ushaka gutanga ariko wageraho hakazamo n'ibindi bishobora kuba byaguca intege. Ukuntu bijyanye no kwizera ukavuga uti uko byagenda kose kubera ko icyo nashakaga nkizi, icyo najye gutanga nkizi, reka n'ubundi nkomeze nihangane, ndabizi ko igihe kizagera Imana igahindura amateka. Ku bijyanye n'icyizere cyo ubona muri iyi minsi bwo bimeze bite? Hari umuntu yigeze umbwira ijambo, ni umumama amwe ngo atari Yesu aba hari ikindi. Ni ukuvuga ngo icyizere nta handi wagikura atari muri Kristo. Ubu turi kuvuga nk'abakristo. Kristo wenyine ni wo wakomeza umuntu mu rugendo azanyuramo rw'ubukene, ko hazaza ubukene. Hari igihe umudamu cyangwa umugabo watazakumva nk'uko byumva, hazabigeragezo, muzanabyara, muzanarera, muzajya n'abuzukuru. Hari igihe ushobora kugera mu rugo ukabura urubyaro. Ibyo byose ugomba kuba wateguye umutima uzi ko ibyo byose bizakubaho. Hari ukugera umugore wagapfa cyangwa umugabo agatapfa. Ibyo byose ugomba kumenya ko bibaho ku isi. Kandi uri umukandida wa byose. Hari umuntu ugeze kuvuga ijambo ndavuga ngo hari igihe twumva amakuru avugwa, hari igihe kimwe uzagera ukaba amakuru nawe. Ibyo kandi ukabyumva ko igihe cyose wumva amakuru y'abandi nawe waba amakuru. Ubwo rero icyo ukora ni ikihe? Kwizera Imana. Nakubwiye ko najya nkamubwira nti twatangiye ibi bintu twizeye Imana, reka twe gukuramo Imana ko nivamo biraducanga ko ntacyo twe dufite dukora. Biterwa n'icyo wubakiyeho. Niba ubakira ku muryango, ushobora kutakumva. Niba ubakira ku mirimo, ku kazi, n'ibyo ushoboye ushobora kurwara. Hari igihe nigeze kubona, hari ikiganiro nabonye ejo bundi, umuntu umwe ari kuvuga ngo ngiye sinzakena. Ni umusore nabonye ari kubivuga ngo ngiye sinzakena kuko ngufite ngo diplome yo mu rwego rwo hejuru. Hari igihe uyigira ariko ikaba utagibasha, ntiyakwikoresha, bose utagibasha gukora. Umuntu icyo gihe wasubira inyuma, niyo wakwizigamira. Hari igihe udashobora gukora ku buryo n'uhaye kugucungira imitungo atayicunga neza. Ikintu cya mbere ni ukuba ufite Imana. Imana ikagucungira bya bindi byose ukabishyira Uwiteka. Kandi niba ufashe byose ubihaye Imana, uyiha byose. Uyiha umutungo wawe, uyiha umugore wawe, uyiha abana bawe, yewe na cya gikorwa cy'abashakanye. Nacyo kiye giteza ibibazo by'urugo. Nacyo ukakiragiza Imana. Uruzi ko abantu benshi batajya basengera birari.
ntibajya banabiganira abantu. reka ni ibishitani. Gute ibintu byabazanye bikabahuza ubigira ibishitani, nabyo ukajya ufata igihe amasengesho y'iminsi 2 nk'uko usengera akazi ukavuga uti Imana iyi performance igomba gukomeza ikaba nzima, nayo ukayisengera. Byose ibintu byose ukabiha Imana. Ikibazo nyine tuvuga ngo twihaye Imana, ujye kuvuga ngo nguriya ngo nuhihaye Imana, kandi ugasanga amafaranga y'Imana ntigiye ageramo, ugasanga urugo rwiwe afite ukuntu ibintu yabipanze n'iki, ariko nta Mana ibijyamo. Iyo Imana yabigiyemo niyo bigeze ahantu umeze nka ugeze ku buzima aho ugonga igikuta, hari igihe ugeraho ukabona nta cyo kongeraho ufite, uzi ko Imana igushakira inzira. Yego, nicyo navuga. Iyo turimo tujya tugana ku musozo, mujya mwicara mugasubiza amaso inyuma mugateka tuganire kuri bya bihe twanyuzemo, iyo muri kubiganiraho tubiganiraho kandi cyane, tubiganiraho tukibuka igihe nyamuganda shahari igihe nigeze kuza ko uteka sha mwiryamiye nanjye inzara yandiye maze kubagaburira murabyuka murarya muraseka numva ndababaye. Ndebye ukuntu mwari mwaryanye mwahwereye igihe ndi kuruha nahangayitse, tubisubiramo kandi bigatuma hongera kuboneka ubundi bumwe bushya. Yego, ubundi bumwe bushya kuko muba mufite ikintu muhora mufite ibyo kuganira. Ejo hashize iteka ryose hahora ari inkuru y'Imana batambukije kuri iki ngiki, mwabonaga mutari bukitambukemo byabayobeye. Hari aho bigera no kwizera buriya ukabona uragufite nibyo, ariko ukabona neza nta nzira yabyo, ariko Uwiteka agaca inzira. Aho rero twongera tukabivugaho uti ejo bundi wabonaga biriya bintu biri bukunde, ariko byarakunze. Yego, bigakomeza gutyo tubiganiraho cyane. Yego, n'abana bacu kuko mfite umukobwa umaze kugeza imyaka 14 n'umuhungu imyaka 11. Ya minsi uwo munsi ninjira nasanze uwo muhungu ari kuvuga ngo yabwiye mama we hari akamodoka hari bombo zari zaradutse, yaguraga 300 irimo n'akamodoka, kuko nta bushobozi bwo kwagura akamodoka nabaga mfite. Ubundi ikintu nakoze mu bukene bwanjye namakinga gashuwa ko nta kintu kimwe kibaho abana banjye ntabazanye, kugira ngo ejo batazajya basohoka hanze, kuko nari nzi ko ndi mu rugendo. Yego, ntabwo nari mbizi neza, ntago ibyo mvuga ari kubeshya abantu dukurikiye. Nari mbizi neza ko ubwo buzima buzahinduka, nubwo nacikaga intege, ariko deep muri jewe nari mbizi neza ko hari ikintu kizahinduka. Rero nagendaga nkagura agapiza hakazana, twatubombo tugezweho hatuzana ako mbonye, kugira ngo ejo batazahura n'abana babibonye niba bakwishuri bakababwira ibyo bintu bakajya bumva ibintu batazi. Noneho rero umunsi umwe nigeze kugera mu rugo nsanga uwo mwana ari kubwira ngo yabwiye mama ngo arya akamodoka. Hari igihe rero tubaha ibiryo mu rugo bagatangira kuzana ngo ibiryo, none uribuka umunsi wari ugiye kurya imodoka. Noneho umva hari igihe bo bicaye bakabiganiraho bati inzara habwa ntari igihe namo n'igitwe cyawe gisongosoye, nyine tukicara gutyo muri saro tukabiganira, nyine bikabikiganira. Ukabona kugira ngo nabo nta umenye ibyije Imana izakora, kandi tuvuga ko ibyiza biri imbere. Hari Imana ishobora gukora ibyiza ugasanga umwana yibagiwe bya bindi byabaye, ari inyanyagije, yigize umuntu utazi ko hari ibintu twanyuzemo kandi bikomeye, kandi nawe kuba Imana yahisemo ko biba hari uko nawe byamurebaga. Yego, ndakeka tugeze ku musozo w'iki gice, kubera yuko twaganiriye cyane ku bijyanye n'igihe watangiye kugira igitekerezo cyo gushinga umuryango. Harimo ibintu byinshi tutari bureke, ndatekereza ko igihe nikidukunda tuzafata n'ikindi gice duhere hahandi hasi kugera kuri rwa rwego wavuze uti ngeze igihe cyo kuba natekereza kuba nagira umuryango, kubera ko nayo hari ubuhamya bwinshi cyane bushobora kuba bwafasha abantu. Reka mbashimire cyane. Yego, namwe murakoze cyane. Yego.